Mwiriwe neza abandi muraho, nizere ko mumeze neza aho muherereye hose. Amazina yanjye ni yandi Ange Nicole, nizere ko mumeze neza, ndabakunda cyane murabizi. Gahunda rero ni yindi, ni umurimo w'Imana cyane cyane urubyiruko. Nkuko natangiye umwaka ugitangira ngira navuze urubyiruko reka natwe tuzagaragare nyine mu bantu bakorera Imana cyane muri uyu mwaka, tuzagaragare nyine tubere Imana abambasaderi beza kuko Imana ikunda urubyiruko, kandi urubyiruko ni imbaraga z'igihugu, ni imbaraga z'ubuzima bwawe bw'ahazaza. So uyu mwaka nyine ndashaka ko urubyiruko natwe bigenda neza. Ni nayo mpamvu nabazaniye umusore wacu, ni umushuti wanjye yitwa Moise. Ndaza kumuhereza microphone nawe muganire, atwibwire neza. Tugiye kuganira nyine kubaganirizaho gatoya nk'urubyiruko. Moise rero uhawe ikaze kuri channel yanjye. Nsanzwe nyikoraho ibintu bijyanye no kuririmba, ni ubwa mbere nyine numvaga nyine nashaka ko tuzaganirizaho urubyiruko ho gatoya. Niyo mpamvu nkuzanye ngo tuganireho gatoya. Ugiye gutangira twibwira. Arakoze. Yego murakoze cyane. Ni Moise nk'uko rubivuze. Nishimiye kubana nawe, kandi ni byiza n'iby'agaciro kubona umukobwa nkawe ufata umwanya akavuga ati se yicano yanjye ngiye kuzajya ntumira abantu tuganire ijambo ry'Imana turirimbe. Ni byiza n'iby'agaciro. Byashoboka ko wari gufata iyo channel yawe ukavuga ati okay, iyi channel yanjye ngiye kuyikorera, wenda nzajya nerekana izindi gahunda zanjye zitandukanye kuko nazo ubuzifite. Ariko kuba watekereza ikintu cyafata urubyiruko noneho kikabereka indi nzira nyine itandukanye n'iri hano hanze n'iy'abandi bantu barimo, cyase ibyo bashyize imbere, wowe ugafata izi nshingano zo kuvuga ngo ushingiye channel yerekana izi gahunda nyine. Ni byiza kandi n'iby'agaciro, ndabikunze cyane. Imana izajya iguha umugisha. Amen. Urakoze cyane Moise. Moise arakandi kanatababwiye, Moise ni umuririmbyi, arakiri n'umwana mutoya. Niyo mpamvu nabwiraga tugomba gukora nyine urubyiruko, tugomba gukorera Imana hakiri kare tukiri batoya, kuko Moise ndizera umuntu yabaye umupapa cyangwa abaye umumama hari ibintu byinshi bihinduka, ntubone time cyane. Ndumva ariyo mpamvu twatangira gukora tukiri abana. So Moise rero niwe ugiye kutuganiriza, tugiye kuganira. Ariko reka dutangire dushimira Imana. Mbere na mbere ndashimira Imana. Muyimbabarira ubanza umpera Imana icyubahiro, ndahita mvuga ishimwe. Icyubahiro ni icy'Imana. Ndashimira Imana. Imana indinze imanuka mu kanya ndi kuza, ndi kuri moto, nayo ndi kuri moto, igikamyo kindi cya rukururana cyo gifite ibipine kiraza neza cyari kitugonze, umumotari ahita azamuka ku ruhande. Ni ukuri nshimiye Imana kinyongereye iminsi yo kubaho, ni ukuri nyihaye icyubahiro. So reka dusenge Imana. Mwami turagushimye, tugushimiye kuri Imana, tugushimiye kuri kubahwa. Ni ukuri Mwami tugushimiye kuri Imana ikomeye ku buzima bwacu, byifuza kutugira n'ibyiza si bibi. Ni ukuri tuje imbere yawe kukuvugira, reka ubane natwe, reka umuntu uzakurikira kino kiganiro Mwami azagira hava hagera Mwami, ukomeza kudushyigikira, ubane natwe. Impapuro umwana Satani aturegeshaga turaziciye mu izina rya Yesu. Reka uzubane natwe, dushyigikire nk'Imana, kuko nta kibasha kurogoya imigambi yawe. Cyubahiro kibi cyawe mu izina ryera. Amen. Hari indirimbo muri korali yacu dufite ivuga ngo amahoro Yesu atanga haduha kurenga ibibazo, tukabibona nk'ibitariho, tukagendera mu butinzi. Amahoro Yesu atanga haduha kurenga ibibazo, tukabibona nk'ibitariho, tukagendera mu butsinzi. Haleluya. So Moise urakoze cyane. Imana iguha umugisha kuba wanyemereye ukamakanya tukaganira. Uri umuririmbyi wa muri korali. Ndashaka utuganirizeho gakeya, nk'iyo ubungubu urabona wamenye Imana, uri muri korali, uba wiyumva gute? Ese witwara gute kugira ngo n'umuntu nyine n'urubyiruko cyangwa umuntu ukorera Imana
nawe yumva ibyo atitwara neza yikosore, cyangwa se umuntu utarakorera Imana nawe agira amatsiko yo kumera nk'uko umeze. Urakoze cyane. Icya mbere nakubwira icy'ingenzi buriya si ukuvuga ngo ndajya muri korari. Korari si yo y'ingenzi yo kuvuga ngo ukorere Imana, ahubwo hari byinshi aha hanze wowe bigukeneye, wowe wamenye agakiza, wowe uzi Imana, wowe uzi ijambo ry'Imana, wowe wasomye wagize ibyo umenya. Hari benshi hano hanze bifuza kumenya nk'ibyo uzi. Yego rero buriya abantu benshi hari ukuntu amakorari navutse ngewe nyine ubwo makorari nyine urumva nagiye nyabamo kenshi. Ariko none se nimvuka nkavukira mu muryango w'abantu basenga, wowe ukavukira wenda ni urugero, undi akavukira mu muryango w'abantu badasenga. Njye navukiye muri uwo muryango w'abantu basenga, mfite amahirwe menshi ko nzakurira muri iyo Sunday school, mfite amahirwe yuko nzakurira muri church nyine. Ariko ndi mwana wavukiye mu muryango w'abantu wenda badashyira imbere gusenga, ayo mahirwe ntayo afite, kandi nawe azakura nyine ajyayo rimwe na rimwe, mbese natagira n'undi muntu umuhugura cyangwa se amwereka iyo nzira ko nayo ihari kandi ari inzira imufitiye akamaro, sinzi ko azayimenya. Rero numvaga ko abantu baba bafite bari muri izo korari, izo minisiteri, ibyiza byakabaye byiza cyangwa se bikaba byiza kurushaho izo zibayeho, ariko noneho tukagira n'umwanya wo gufata nk'uyu mwanya turi hano, tukagira ibyo dusangiza abanyarwanda bari aha ngaha bategereje. Uyu munsi wa none hari umuntu wafunguye iyi cano yawe, hari umuntu warebye utari yego ntiyagiye gusenga, ariko si uyu munsi nayifungura akumva aya magambo meza, akumva ijambo ry'Imana, hari byinshi uzaba ukoze biruta uko wari gufata wa mwanya ngo ugiye muri iyo korari cyangwa se aho handi. Yego naho ni heza pe, ariko noneho bikaba akarusho gufata rero ibyo bindi twigira aho ngaho muri ayo makorari, muri izo minisiteri, sibyo, tukazizana aha ngaha nk'ahantu nk'aha kugira ngo tubisakaze, ubutumwa bwiza bugende mu bantu bose. Ni amahirwe njye mfite uyu munsi wa none kuba ndi urubyiruko cyangwa se kuba ndi umusore, nkaba nsoma ijambo ry'Imana, kandi koko nkumva ko rikwiye kunyobora, rikanyobora mu nzira nziza. Urumva nk'uko wari uvuze ngo mwari mukoze impanuka, ntago tuzi umunsi twese, ntabwo navuga ngo tuzi umunsi Imana izaza, ngo yaratubwiye ngo ni uyu munsi runaka ngo izaza ihita idutwara cyangwa se imperuka ibe. Oya, ntabwo ibyo tubizi. Rero uba ugomba kubaho uyu munsi wa none nk'utazaba nk'uko ejo utazi ko bizagenda. Yego, kuko urumva ntabwo ari byo twifuza ko wenda iyo mpanuka yari kuba, ariko nanone yiba ntabwo wari kuyihagarika. Yego, icyo gihe rero iyo uvuye muri ubu buzima ukiri inkumi gutyo cyangwa se umusore gutyo, birababaje kuba waba ugiye gutyo utarizeye Kristo, mbese byaba biteye agahinda. Ariko icyo nabwira buri muntu wese udukurikiye, ni byiza kandi ni by'agaciro ko twumva amagambo ariko ntituyumvire ubusa, ahubwo tukagira intambwe dutera. Nkunda iyo hari igihe abantu urubyiruko usanga wenda iyo turi kuvuga ku makuru runaka, ugasanga nyine abantu benshi nyine barabikunze, ariko ni iby'agaciro kubona iyo uri urubyiruko mukagira umwanya wo kuganira no ku ijambo ry'Imana. Ibyo ni amahirwe menshi buri wese adapfa kubona. Rero ni Pawulo, ni Yesu wabwiraga Petero, amubwira ati ngo ukiri umusore ngo urikenyeza, ngo ukambara ukajya aho ushaka, ariko ngo hari igihe kizagera ngo bakazajya bagukenyeza bakakwambika bya bindi wiyambikaga, none bakabinabikwambika bakakujyana aho udashaka. Mbese dukoreshe imbaraga zacu, mbese nyine ubutukire. Yego, hari ijambo rivuga ngo koresha mu minsi y'ubusore bwanjye yose tugomba kwiringira Umuremyi mu minsi y'ubusore bwacu, kuko tutazi iminsi mibi igihe izazira cyangwa se umunsi n'isaha. Yego, urakoze cyane. Imana murakoze cyane. Rero
cyari ikiganiro gito twashakaga kuganira, tuzongera tuganire ubutaha, tuganire dufite umwanya munini uhagije. Gusa ikintu twashaka kubabwira muri makeya, urubyiruko bagenzi bacu, nimuhunge, hanze ntago ari heza, hanze ni habi, nimuhunge muze kwa Yesu. Kwa Yesu niho hahindura ubuzima bwawe bukagenda neza. Wowe ubona ibintu byawe byose byapfuye, nuza kwa Yesu bizaba bishyashya. So reka dushimire Moyize, urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Gusa ugiye kudusezera utubwire ijambo rigufasha muri Bibiliya dusoze. Urakoze. Yego, urakoze cyane, nanjye ndabashimiye. Imana ibahe umugisha, n'abantu bose bari badukurikiye, Imana ikomeze ibahe umugisha, kandi Kristo ateze amaboko. Yego, ni ryo ryonyine ngiye kuvuga gusa. Kristo ateze amaboko kugira ngo akwakire, anyakire. Rero nidutere intambwe imwe tumusanga, ibindi byose tubimuharire kuko niwe uzi ubuzima bwacu. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Amen. Urakoze Moyize.